why honoring the Sabbath will change the world, basically. And it is an argument that ni ukubera iki kubahiriza isabato bizahindura isi yose kandi mu buryo bw'ukuri. Iyo ni ingingo muri kino gihe cyuzuyemo imirimo ari nacyo cy'isi yihuta ijya mu ikoranabuhanga ko tugomba kwibuka ko hari impano nizera ko Imana yahaye abaheburayo ariko tukaba twarayirengagije. Biroroshye cyane kuyumva. Ni uko umunsi umwe mu cyumweru ugomba guhagarika imirimo yawe ukaba umunsi wera utandukanye n'iyindi. Ku bashidikanya ndetse namwe abatari abakristo ndacyabashishikariza gukora ibi ngibi. Abantu bubahiriza isabato babaho igihe kirekire. Ibi tubizi ku badivantiste b'umunsi wa karindwi kandi mu by'ukuri baba bishimye, baba bafite n'ubuzima bwiza kuko buri kintu cyose kijyanye no kwitandukanya n'iterambere ry'ibigezweho ni byiza kuri wowe. Ibyo ntawe wabishidikanyaho. Ariko ni ukubera iki twabyibagiwe? Ngewe ku giti cyanjye nkora cyane mu minsi 6 ku isabato nkaruhuka uhereye vendredi nimugoroba, hari nubwo no ku cyumweru ntakora. Ku isabato mpagarika imirimo yanjye nkitekerezaho, ukambera umunsi w'umwihariko nkasabana n'umuryango wanjye kandi tugasenga. Nanone ndabibutsa ko abantu bavuga bati turashaka kurema ibishya tukagera ku ikoranabuhanga riteye imbere, tugakora n'inkingo nshya, tukanakemura ibibazo dukoresheje ubuhanga buhanitse bwa mudasobwa. Bintera kubabwira ngo mu kuri hari ikintu mwibagiwe twabwiriwe ku musozi wa Sinayi kandi ntitwagombaga kukiba